Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Kandi turabakunda cyane. And we love you so much. Tunejejwe no kubagezaho n'indamutso za bagenzi banyu bene so bose. I'm happy to bring you greetings from our brothers from Kicukiro. Muzakire mu izina rya Yesu Kristo. The brothers from our parish, may you receive them in Jesus Christ. Tunejejwe kandi no kubabwira muri makeya ibyo paruwasi n'imigeraho muri no minsi. We wish to share a little bit of what is going on in our parish. Dufite ibihe byiza byo gusenga no kwinginga Imana. We have been having great times of prayer and intercession. Ndetse n'urugendo rwo kureba mu mezi atandatu aho tuvuye naho tugeze. And we are reviewing what we have achieved in the last 6 months. Kugira ngo turebe n'icyerekezo twafata mu bihe bitoya bisigaye kugira ngo umwaka urangire. As we think about the next months to the end of this year. Turashima Imana kuko hari abagiye bava mu mubiri muri ibi bihe bishize. We thank God for those who went to be with the Lord the last days. Twabuze abakristo bacu batatu bavuye mu mubiri. We lost 3 church members recently. Umwe ni umumemba wa Mothers Union. One was a Mothers Union member. Undi n'uw'urubyiruko. Another one was a member of the youth group in our church. No mu bagabo. And one is a men's group's member. Ikindi turimo turagerageza kubaka ubushobozi bw'abakristo mu buryo bushobotse. We are building up the capacity of Christians. Ndetse n'uburyo bwo kugira ngo habeho kuzamura abantu badafite ubushobozi. And encouraging especially those who have little to live on. Turashima Imana kuko kubw'itorero rihindutse rihindura aho rikorera. The program we run called the church that transforms communities. Imana hari icyo yakoze mu bakristo kuzamura bagenzi babo batanu babona ubwishingizi mu kwivuza batari bafite. Some of our church members have provided for 5 of our church members to have a medical insurance. Turashima Imana kuko hari n'abaturanyi batwegereye batuye hafi nabo babashije kubona ubwo buryo bwo kubona ubwisungane mu kwivuza babikesheje guturana n'itorero. We have covered the medical insurance fee even for some of our neighbors who are not part of our church. Ubwo byavuye mu biterane twari tumaze igihe dukora. And this was the outcome of our evangelical campaign. Kandi turashima Imana kuko iyo mirimo izakomeza gukorwa. And we look forward to doing this more in the future. Turasaba inkunga y'amasengesho rero kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. May you please continue to pray with us. Kugira ngo Imana ikomeze gushoboza abantu bayo iyo mirimo myiza. So that the Lord will keep enabling his people to carry on this good work. Murakoze cyane. Thank you so much.